Aze udukurikira umunsi ku munsi, iyi ni Fab TV tugusobanurira ubusobanuro cyangwa tuguha ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Ubwo duheruka rero umukunzi wacu yaratwandikiye tubwira amazina yifuza ko twamusobanurira, twaje rero kugira ngo tubimufashemo. Turasobanura izina Erikson cyangwa se Erikson na Gaston cyangwa Gaston. Ayo rero niyo mazina tujye kuba twaza kugusobanurira. Ukigera hano bwa mbere banza ukande subscribe ndetse ukane no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu kandi bikugerereho ku gihe. Nawe urashobora kutwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko twagusobanurira, ubundi turi gusobanurire umenye ubusobanuro bw'iryo zina. Dutangire rero ku izina Erikson cyangwa se Erikson. Iri zina Erikson ni izina rifite inkomoko mu ndimi z'abanyaviking cyangwa se Scandinavia, cyane cyane rero mu Kidage cyangwa se mu Cyongereza cya kera. Ni izina rifitanye isano n'izina Eric cyangwa se Eric, rikaba risobanura umuhungu wa Eric. Reka tukubwire ubusobanuro bw'iri zina rero. Eric bisobanura umuyobozi w'icyubahiro cyangwa se umutegetsi w'ikirenga. Erikson rero byo bivuze umuhungu wa Eric, bivuze ko umuntu ari ukomoka ku muyobozi ukomeye cyangwa se umuntu wubashywe. Si ibyo gusa kandi ibi bisobanuro ryagutse bw'icyerekezo bw'iri zina Erikson cyangwa Erikson bisobanura umuntu witwa Erikson ashobora kumvikana nk'uwavutse mu muryango w'intwari, abayobozi cyangwa se abafite ubushobozi. Iri zina rero rishobora gutanga ishusho n'icyerekezo kandi urashobora kuyobora abandi. Niba wishaka kwita umwana izina Erikson, ni izina ryiza rero rigaragaza icyerekezo cyiza, nawe ushobora kuryita umwana wawe. Wowe rero wari watubajije Erikson ni gutyo bivuze, reka tukubwire na Gaston uko bivuga. La Gaston rero, inkomoko y'izina Gaston rifite inkomoko mu Gifaransa, rikomoka ku ijambo ry'ikilatini casta, risobanura umushyitsi cyangwa se umushyitsi. Ndabona rero bisa umushyitsi w'icyubahiro. Rero ubusobanuro bw'iri zina rero Gaston cyangwa se Gaston mu Bafaransa rero cyangwa se mu Bufaransa bwa kera, Gaston byakoreshwaga ku bantu b'icyubahiro bari baturutse ahandi cyangwa se abashyitsi bakirwa neza cyane. Rero iri zina Gaston rishobora no gusobanura umuntu uturuka ahandi ariko wakirwa nk'umwamikazi cyangwa se umwami. Ibisobanuro cyangwa se ubusobanuro bwagutse bw'iri zina Gaston bishobora guhuza n'imico no kwakira abantu, kuba nari ngiye kuvuga kuba inyangamugayo no kugira umutima mwiza. Iri zina kandi rishushanya umuntu wifitemo urugwiro, ugira impuhwe kandi ukundwa n'abantu benshi cyane.
muri rusange rero iri zina Erikson arashushanya nako ubuyobozi, inkomoko mu muryango w'intwari n'imbaraga, naho Gaston arashushanya urugwiro, kwakira neza, ubuhanga mu mibanire n'abandi. Niba rero nawe hari izina wifuza ko twagusobanurira, urashobora kutwandikira muri komenti turi gusobanurire ubundi ibintu bigende neza. Turagarutse rero mu kugusobanurira yandi mazina atandukanye abakunzi bacu bifuje ko twagusobanurira cyangwa se twabasobanurira.